Kwi. Oui. Bikaze? Oui, nanyeka. Ndabona sikwimereye nabi. Nari mfuzereka mfashe Rusi na afite akazi kenshi. Mfashe nanjye n'amasuka. Ya, sura bishobora n'akaboko. Ubushize ko nabonaga mama Keza gushyiraho umuti bimeze bite kari koroherwa bigeze. Ntabwo urya munsi ari indwara y'akaboko. Ndi muzima pe. Nuko yanjye yose ni mazima nta kibazo nigeze ngira. Ahubwo nyine nuko mama Keza yarasanze tumeze kuri muri salo. Bavuga ni ashobora kuba yabifata nabi cyangwa se ndagatangira kudukeka kundi kutari kwiza. Ugasanga wenda nzanye umwuka utari mwiza mu rugo. So rero niyo mpamvu nahise nzanira system. Cyari kuri gitagaza koko. Ubura nta kibazo wari ufite? Ndetse uri tayari kayiza akaboko ari tayari? Cyane. Nta kibazo cy'akaboko wigeze ugira harya karaka? Urumva umeze neza? Cyane. Do. Meze neza. Ndamye koko. Makeza ari kutuvumbura ugasanga ewana. Umurara wakije? Umuriro watse kabisa kandi ntago biba ari ngombwa tuba tugomba gukura. Ariko umunyabwenge koko. Ariko nibyo buriya mama Keza aramutse amenye wamugana ushaka kutugiraho ikibazo kandi nta n'igitangaza kirimo nta na gahunda ndende yendi dufitanye idasanzwe kandi ntabwo bari byiza. Oya ntabwo ari byiza nta mpamvu asanga nyine ibyishimo mbiciyemo kabiri kandi ubona afata nk'umwana nyine kandi nanjye mufata nka mama wanjye. Oya nibyo ariko n'ubundi ni mama wawe ugumye umufate gutyo kandi ugumye witwararike. Abantu baganira abantu batebye abantu bagira gute ariko si ngombwa kugira gute kurengera cyangwa bagiye mu bindi bintu cyane. Ugomba kumwubaha. Ugomba kumwubaha. Gahunda zawe zigeze na ya timu yawe? Ko tuzigeze kure. Tugeze kure ibitekerezo tubisharinga na buri munsi. Ubu igisigaye no gufata umwanzuro tugatangira. Okay, uzagenda umubwira uko mugenda mubyubaka nko hafi mu bitekerezo cyangwa se mu bikorwa ariko nyine nkuko twakomeje kubivuga ugomba kuba amacuwa mu byukora ibyo ari byo byose sibyo kuba amacuwa haba mu rugo haba muri society ugendamo haba ari ama groupe mukorana ku buryo bidashobora kukuzanira izindi ngaruka izo ari zose zatuma ubuzima bwawe bugenda nabi. Sinzi n'icyo mvuga nshaka kuvuga kandi nuko ndabashimira buri munsi bafi mu buryo bw'ibitekerezo gutekereza inama yino mfata umukobwa wawe wivaniye mu nda. Bashimye. Sigaye mbona ufite morale umeze neza rwose. Umeze neza dore naguze n'utwenda muri aya mafaranga magaze neza. Nta mukobwa cyangwa se umwana undi ari wese wabana mu rugo cyangwa se n'umuntu uturuka iwanjye mu rugo tugomba kuba dufite uburyo twitwara muri society haba mu mitekerereze haba inyuma uko abantu batubona haba mu bikorwa tugomba kuba turi smart ahantu hose so you too you have to be sibyo cyane daddy. So reka nkureke rero gumye ukora akazi nanjye mba ntembera ndeba yaba umuzamu yaba inyuma mu gikari ko byifashe ahubwo se zamara hari sinzi ni mukena ndamubona ibyo ari byo byose gumye ufashe ura mukobwa sinzi mbabona nawe atari tayari mu byo akora ariko numuba hafi n'umuntu azajya atunganya inshingano ze neza haba ari amasuku n'ibindi byose abasabwa gukorana mu rugo. Nsoza n'utuntu tundajyana mufashe guteka nta kibazo. Sawa ndakwizeye. Thank you. Sawa ki uyu munsi ntabwo byakunda reka dukoresha urabona burije namaze no kugera mu rugo mfasha tuzasoze gahunda ejo. Wahagera nka saa 3 nahageze nta kibazo. Ubuzirikano uzanzane na ya mashine turebe ko twabisoza neza. Sawa rero mugoroba mwiza suze n'abandi bose turi kumwe nta kibazo. Sawa. Tadimire. Sawa kwemeza bitese. Sawa. Mirem. Kondo ugenda ne mbapuruza.
tukugendana impapuro nyine nari mbazaniye ya bije ibyerekeranye na mbwira nta kibazo reka mve kuri telefone mba ndi mu kazi ibyerekeranye n'ibintu by'ibikoresho n'abasabye nta kibazo ndabona ari ibintu bisanzwe ntabwo ari ibintu biremereye ntabwo 500 ari menshi nta kibazo reka tubigenze gutyo hasi barabwira ati mwana urayizeye ku buryo ari abantu ushobora kurekura amafaranga gutyo ukayabaha ariko nabonye ndabona harimo nabyo n'ibijyanye n'amasuku n'iki byose nibyo byatungira ngo bizamuka ugomba kugenda usa neza utazankoza isoni imisatsi yanashaje ese ninde ubayobora inzara zashaje ninde ubayobora muri timu yanyu ubusura muzira ntabwo namumenye si ngombwa gusa mba ngira ngo numve ko ari serious ari umuntu uzabasha kumanaginga projet neza kandi bikaraninga neza oya ari serious ibintu turimo turiseriye pe nta bwana burimo nta n'imikino irimo kandi arakwereka umusaruro wabyo nyuma okay nta kibazo so aya mafaranga ndayaguha nta kibazo gusa agomba kubyitwaramo neza hari igihe amafaranga aza umuntu agasanga utangiye gutakaza self control cyangwa se ugize over confidence yuko biri mu bintu neza ufite abana bagwa support ugasanga nagugize gute urabyangije ariko ibi nta kibazo gusa jya umpa report umbwire biragenda tugeze kuri etape runaka si amafaranga gusa n'ibitekerezo twabibaha uri kubyitwaramo neza thank you so much hari amafaranga nagiye guha umuntu none ahangaha nta kibazo ndayamuha kuntu zo kuri ndareba ubundi buryo nyamuhamo kugira ngo ugende ukemure ibibazo byawe twageraho okay ibi ni 300 andi ndaguha kuri telefone nta kibazo Daddy, thank you so much thank you umura nta kibazo andi reka nyaguye kuri telefone kugira ngo uze kubikemura ndabashimiye cyane Imana ibahe umugisha mwinshi nta probleme but ni ibintu mba ngomba gukora ni ibintu mba ngomba gukora n'ubundi ndumva message urayibona tu telefone iri mu cyumba nta kibazo ndasanga ese ko ndeba wabaye wari uzi ko ntashobora kubikora se kandi narabikwemereye ni ibintu twaganiriyeho kenshi kandi mba ndi tayari ku byose kugira gute kurangiza inshingano zanjye ni Daddy urabyumva iyo usabye ikintu umubyeyi akakikwemerera utazagikora cyangwa se wenda ntabwo azagikora nyine ufite dute ariko none ufite gahunda kugenda ryari mfite gahunda yo kugendesha ndabanza njye muri salo mpindure ibisuko bamfuremo banansokoze n'inzara bazihindure then nze nitegure nzagendesha okay ubwo rero nakureka ukagenda ukitegura nanjye nkagumya nkavuga umuntu arimo kumpamagara cyane and then uraza kumbwira nimugoroba nanakudeplasa before yuko mva mu rugo nkakugeza muri izo gahunda zanyu gukomereza akazi thank you Chérie, bite meze neza
none se wibagiwe ya gahunda twari dufitanye ngiye maze umwanya mageze namutegereje nakubuze ariko ari kumbwira kubera yuko nakubwiye yuko ngiye kwitegura nkahita nzamuka ukaba ariwo unsanga sawa shiri take care love you too waitress Amen. not forget that meze neza Ufite se n'uwo. sawa nizere ko umunsi uramutse aje agasanga twicaranye utabigira ikibazo nagakubwira nabi mbese naratamva kubwira uyu mwana mwiza rero uyu munsi ndakubwira Murakoze cyane. so hari serivisi nshaka kugusaba ariko nta nubwo igoranye Serivisi? Bwira nta kibazo. wibuka uribuka wa muhungu tujya tuzana hano Ameze gute? ni muremure ariko nanone bidakabije cyane nta mutipe bogari ufite favore ugikunda no kugucokoza iyo tuje hano ndamwibutse. yanoriya so rero uriya muhungu ni boyfriend wanjye ari buhatire mu kanya kandi nanjye hari izindi gahunda ngiyemo nagiraga ngo muhe iyi miti hanyuma uze kuyimumera nawe nyiri umwana mwiza Nta kibazo rwose. nyiri umwana mwiza ufite ikinyabupfura wakira abantu neza uranaseka abandi baba barakara ariko nyine uri umwana mwiza Murakoze cyane. so rero nifuzaga ko iyi miti waza kuyimumera nawe araza mu kanya ntabwo ari butinde kuko imiti arayikeneye cyane sibyo Nta kibazo. sawa murakoze Isi umubyeyi ihanganye. Nuko ari buzera nanjye ndabimubwirira. Yego. Ndamukurikira nta kibazo. sawa murakoze sawa rero reka maremo agafanta ngende ahubwo se ndabishyura angahe Ndabishyura 2,000 byonyine. 2 okay nta kibazo ima kode ni kode ni nimero Ni kode. okay 12 5 ndetse gato 12 5 7. Yego. ibihumbi 2 okay Merci. Zagaruke. Ego. Zagaruka. Sawa rero merci. kuki tujya muri salo nabuze ndaza kuza kubikubwira ugomba kuba usa neza all time ugomba kuba usa neza all time thank you sibyo uba iki tutagenda nyine ugomba kumenya ko n'ahandi ukareba uburyo ukemura nyine ngomba kwikemura ngomba kwikemura mu kanya ndayifura nta kibazo sure sinari nawe ikintu kiri kunyica ni telefone kidacyuha kaduturikana ariko mbuze kwiryamira neza none se akazi kagenze gate sorry ibintu nari nkoze ntabwo bibaho cyaba muri telefone ubona nagukeneye shashe y'ubumubwire hari ikintu kimbanganye okay kamubwire nkureba kugira ngo ubibone yuko
uri serious kugira ngo ubone yuko ndi serious kandi nyine mba mbabaye byari ikintu kimbangamira kandi kinambabaza wimara kingana iki kinini pe ubabaye kuva waza hano urababaye nyine nabyumve mu yindi sense nyine uburyo mbabaramo ngomba gufurira chunga bimeze bite nyine wembwira ariko be free turi twenyina no mu rugo naho ndi muntu hari Keza ari kwa muganga nyine shiro ikintu kimbangama ndi kukubwira be free uzinsiza hano muri salo njyenyine ukaba uri mu cyumba na mama Keza mva nyine mwahuje urugwiro bimeze neza njye birambangamira wumva nawe usanga mu cyumba nkagukuramo ukaza tukaba turi kumwe hano muri salo yego ndagufuye urakomeje se njya hano ku bwawe sibyo bibera Keza! Keza namuzanye rwose. Welcome back to that. Wow. Kari Umwana wanjye ari wowe. Mamire. Ntabwo yumvitaye. Kambe njyanye zibaga ndaje. Papa Keza arimo? Arimo araryama. Okay. Twahageze. Ubuse arakumva ko amaze umwanya aryamye no? Bite? Unaniwe ndumva ntakongera guhaguruka. Urananiwe? Sheri! wageze Mukumbuye ni ukuri. mafi meze umeze neza ndabona uri ibiti bibisi dogita gukozeho Gukumbuye cyane. nibyo sorry meze bite se ndabona rwose ari umukobwa meze neza urusogo rw'umutete w'ubutoya ruracyamutemba amatama yombi yewe kutishimira ugarutse mu rugo Nawe yadishimye. amubonye kwini amubonye papa wageze mu rugo urumva umwuka wo mu rugo turakwishimira ugarutse mu rugo wamubonye Keza se Keza ntawe yamukumbuye. baramukumbuye mama ndumva rero abaganga baragejeje kugufasha ndabona utuje umeze neza kandi hari ngombwa ko tukugezayo kugira ngo babashe kukwitaho wongere usubirane na tana humali ubuzima bukomeze sibyo